mwene data rero Yesu ariho kugira ngo twebwe tumwizereremo, twizere iby'imbaraga ze, twizere ibyo gutabara no gukora kwe, dukizwe nawe. Ntabwo yabikoreye kugira ngo azaducireho iteka. Ni nayo mpamvu niba Yesu Kristo ataraje gucira abari mu isi iteka, ni nayo mpamvu nta muntu ukwiye kuguciraho iteka. Wowe icyo usabwa ni kimwe gusa, urasabwa kwizera Yesu. Ngewe uri kukubwiriza ijambo ry'Imana, ntabwo ndi uwo kuguciraho iteka ngo nutakizwa uzarimbuka. Oya, wowe niwakizera Yesu Kristo ukamwizera nk'umwana w'Imana, warangiza ugakora ibyo ashaka. Haleluya! Ureka nkubwire, waboneye ubugingo. Ubwo bugingo nibwo buzima, ubwo bugingo buzagushyikiriza byose mu izina rya Yesu. Niwacungura ubugingo, n'ibyo ukeneye mu buzima bwa buri munsi uzabicungura, kuko niwabasha kwizera Yesu Kristo ukagendera muri we no mu nshingano z'ibyo ashaka. Ndakubwiza ukuri yuko n'ibindi byose wifuza muri we uzabihabwa, kuko nta kirenze, nta n'icyuruta. Yesu ashimwe cyane bakundwa bene data, inshuti z'umusaraba, twongeye kubasuhuza ndetse no kubifuriza amahoro n'umugisha biva mu mwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo mbasuhuze abari mu gihugu cy'u Rwanda mu turere dutandukanye, abadukurikira bari mu bihugu bituranyi Tanzania, Burundi, Kongo ndetse n'Ubugande, abari mu gihugu cya Kenya, mwese turabasuhuje. Abari ku mugabane w'Uburayi, namwe Yesu abahe umugisha. Abari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Aziya, Yesu abahe umugisha cyane. Rero ni Nzabandora Patrick, tugarutse kuganira ijambo ry'Imana ku Isarura 12 TV. Yesu abahe umugisha. Reka dusenge dusangire ijambo ry'Imana. Turagushimiye nanone mwami Yesu, tugushimiye ubuntu n'imbabazi awema kutugirira. Tugushimiye ko wabanye natwe twese aho duherereye, ukaturindisha imbaraga zawe. Tuboneyeho kukwereka abatameze neza bitewe n'impamvu zitandukanye z'uburwayi, bitewe n'impamvu z'imibereho n'ubuzima, abo bose ubagirire neza mwami Yesu. Turabakweretse kugira ngo amahoro n'umugisha wawe bibe mu ruhande rwabo, mu izina ry'uwatubambiwe tubisabye twizeye, amen. Yesu abahe umugisha. Rero bene data, ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 3, umurongo wa 15 niho turi buhere. Twumva icyo Imana ivuganye natwe. Irivuze ngo iki? Kugira ngo umwizera wese kugira ngo akwiriye wabincanze soma biriya mwana tuzabisiba. Ameze usome wowe tuzabisiba, tuzabikata. Reka dusomere ijambo ry'Imana, Yohana ibice 3 umurongo waho wa 16. Turahera ku murongo waho wa 15. Haravuze ngo kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Imana itugirire neza. Bene data, inshuti z'umusaraba, mwebwe mwese mudukurikirana ku Isarura 12 TV, tugiye kuganira ku ijambo bita imbabazi z'Imana, cyangwa se urukundo Imana yadukunze. Urukundo Imana idukunda ni urukundo rutagira akagero, ni urukundo rutagira uko rungana, ni urukundo rutarondoreka. Imana yabera itugirire ubuntu cyane. Iri jambo ritubwiye ngo iki? Ni ijambo dusomye hano ritubwiye ngo kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Ninde? Kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. N'uwizera Yesu Kristo.
ntabwo nzi muri iki gihe cya none bamwe hari igihe umuntu biringirira mu mafaranga cyangwa bakizerera mu mafaranga, ariko hano Bibiliya yatubwiye ngo kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho ni umuntu wizera Yesu Kristo. Mwene data mukundwa, niba wizerera Yesu Kristo mu mafaranga uzahaba uzanagwa, ariko niba wizerera Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo, hamwe no guhabwa ubugingo bizazanana n'ibindi byose mu buzima bwawe ukeneye. Imana itugirire ubuntu cyane, kuko Imana, Bibiliya iratubwiye ku murongo wa 16 iratubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, Imana itugirire neza, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Bivuze ngo Imana niyo yadukunze, nta n'urukundo dufite rwabasha gukunda Imana, ariko Imana y'ubwayo yaradukunze. Imana itugirire neza, biduhesha natwe kwakira urwo rukundo rwayo, noneho tuyikundira mu rukundo rwayo. Imana itugirire neza. Nta muntu ubwe ufite urukundo rukunda Imana, ahubwo urukundo rw'Imana ruduhesha gukunda Imana. Binyuze rero tuyikundira mu rukundo rwayo, ntabwo tuyikundira mu rukundo rwacu kuko ntabwo tugira, kuko twebwe dukundira Imana. Biramutse ari ugukunda Imana mu rukundo twebwe twakunda Imana, twayikundira mu rukundo rw'ibyo twifuza ko iduha. Twayikundira mu mafaranga yaduhaye, tukayikundira mu bagore beza yaduhaye, tukayikundira mu bana beza yaduhaye. Ariko hano Bibiliya yatubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Imana itugirire neza, kuko Imana yakunze abari mu isi. Yemwe bantu b'Imana mutuye isi turimo, Imana yarabakunze. Ikibabaje nuko mutigeze mwakira urukundo Imana yabakunze. Ikitugaragariza uko Imana yadukunze, iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo byatumye itanga y'ubwayo, yariyambuye, yaricenyuruje, ngo itanga umwana wayo w'ikinege. Nuvuga ngo ni umwana wayo w'ikinege umwe gusa yari ifite, iramutanga kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugize gute? Buhoraho. Imana itugirire neza. Ubugingo tubonera he rero? Tubonera mu rukundo Imana yadukunze. Imana itugirire ubuntu. Ubugingo ubwo twirirwa tuvuga, ndetse n'ubwo abantu basengera, njya numva abantu bamwe basengera ubugingo, ariko nagira ngo mbabwire ngo ubugingo nibusengerwa, ahubwo iyo wizeye Kristo warangiza ugakora ibyo Kristo ashaka, uri umunyabugingo wamaze kwakira ubugingo buhoraho. Naho gusenga udakora ibyo Kristo ashaka, rimwe na rimwe utaranamwakiriye, uri kure y'ubugingo. Imana itugirire ubuntu. Hari abantu bafata amasengesho y'iminsi myinshi bagasenga ngo basengera ubugingo, ariko nagira ngo mbatangarize ko ubugingo budasengerwa, ahubwo ubugingo umuntu abwakira mu gihe akizeza umutima we, akawizeza ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, tukamwizerera mu rukundo Imana iduhaye. Ibyo ngibyo buduhesha kwakira bwa bugingo bumwe turimo dushaka, bumwe duharanira, bumwe buri munsi turarira amajoro, rimwe na rimwe dusenga. Hari n'igihe n'abayigisha bamwe batwigisha nabi, bakatwigisha batubwira ko dukwiriye gusengera ubugingo. Rimwe na rimwe umuntu agafata n'amasengesho yo kwiriza ubusa iminsi myinshi, avuga ngo Mana nyeneye ubugingo. Ariko nagira ngo mbabwire bene data, niba musoma neza ijambo ry'Imana, ritubwira neza ko iyo umuntu acyatuza ururimi rwe akizeza umutima we ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, aba amaze kurongera ubugingo muri Kristo Yesu. Rero niyo mpamvu uyu mwanditsi w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana avuze amagambo akomeye, atubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugira gute? Buhoraho. Nuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo icyatumye Imana itanga ubugingo ikabutangira muri Kristo Yesu, nuko yari imaze gukunda abari mu isi cyane. Imana itugirire neza. Yakunze ngo abari mu isi cyane. Uru rukundo iyo turuvuze Bibiliya ivuga cyane, nuko ibi bitsindagiye kugira ngo umuntu wese yiyumve mu rukundo rw'Imana. Ariko kenshi twebwe abantu turiheza mu rukundo rw'Imana,
turiheza, nyamara twari twahawe karibu, duhabwa na liberite mu rukundo. Imana idukunda, Imana itugirire ubuntu cyane. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo icyatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bugize gute? Buhoraho. Ko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese, umwizera, urumva ko ubugingo tububonera mu kwizera. Rero ibindi byo gusenga najya ngo mbakurizeho, amasengesho yawe menshi ntiyakurokorera ubugingo. Ngo icyo usabwa niki? Ni ukwizera, wizera Kristo. Aho ngaho ukimwizera wamaze kurokora ubugingo ndetse wanabusingire, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bivuze ngo utizera Yesu Kristo uri ikivume, wamaze kurimbuka. Imana itugirire ubuntu. Mwene data mukundwa, nshuti y'umusaraba, wowe unkurikirana ku Isarura 12 TV, ubugingo bwawe buri muri Kristo Yesu. Niho buhishwe, niho bupfunyitse. Kugira ngo ubupfunyuremo uburonye, ni iki wakora? Ni ukwizera Yesu Kristo. Kuko Yesu Kristo twizera uyu nguyu ni mu rukundo Imana imuduhayemo. Imana itugirira ubuntu kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Murongo wa 17 wavuze ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka. Irindi jambo rikomeye, Imana ntabwo yatumye Yesu Kristo kugira ngo azacira abari mu isi hiteka. Irabizi isi dutuyemo, isi turimo niyo umwanzi Satani arimo, niyo ahagazemo, kandi nta kindi Satani buri munsi akora ni ukugira gute? Ni ukutwangisha Imana no gutuma dukora ibibabaza Imana n'ibirakaza, kugira ngo rimwe na rimwe Imana itureke. Ariko ibyo byose byari biriho Satani abikoresha abantu kugira ngo ibashire Imana, Satani ashire kure abantu, abashire kure y'Imana. Imana ibibonye rero igira urukundo rwinshi, izamura urukundo rwinshi, idukunda, irangiza itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese uzajya yizerera mu mwana wayo abone ubugingo buhoraho. Iyo usomye ku murongo wa 14, hari ijambo rivuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu. Imana itugirire neza. Ni nako umwana w'umuntu akwiriye kuza mu isi akamanikwa, kugira ngo umuntu wese umwizereramo abashe kwakira gukira. Mwibuka igihe yari hateye icyorezo mu Bisiraheli bari mu butayu cy'inzoka z'ubusagwe zabarumaga. Mose ngo acura inzoka mu muringa, ayimanuka mu butayu. Umuntu wese wayirebagaho, bivuze ngo wayirebagaho, wabayirebagaho wamaze kwizera yuko umuntu wese uyirebeho ari bwakire gukira cya cyorezo cy'inzoka z'ubusagwe zabaga zabariye, bahitaga bakira. None uyu munsi wa none hamanitswe umwana w'Imana Yesu Kristo, kugira ngo umuntu wese uzajya amwizera akareba ku musaraba yacira ubugingo bubonerwa muri we. Imana itugirire ubuntu cyane. Rero mwebwe bakundwa bene data, ntabwo usenga amasengesho menshi no kwiriza ubusa cyane ari byo bizana ubugingo, ahubwo ikizana ubugingo bw'umuntu mu muntu ni ukwizera Yesu Kristo. Imana yabera itugirire ubuntu. Niyo mpamvu iri jambo ritubwiye aya magambo rero, riratubwiye ngo kuko Imana nta nubwo yatumye umwana wayo mu isi kugira ngo acire abari mu isi ho iteka. Kuko Imana yari izi Satani, izi naho isi iherereye, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Icyo nicyo Imana yabikoreye. Icyatumye itanga Yesu Kristo, yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe kubwo kumwizera. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Mwene data rero, Yesu ariho kugira ngo twebwe abari mu isi tumwizereremo, twizere iby'imbaraga ze, twizere ibyo gutabara no gukora kwe, kugira ngo dukizwe nawe. Ntabwo yabikoreye kugira ngo azaducireho iteka. Ni nayo mpamvu niba Yesu Kristo ataraje gucira abari mu isi iteka, ni nayo mpamvu nta muntu ukwiye kuguciraho iteka. Wowe icyo usabwa ni kimwe gusa, urasabwa kwizera Yesu Kristo. Ngewe uri kukubwiriza ijambo ry'Imana,
ntabwo ndi uwo kuguciraho iteka ngo nutakizwa uzarimbuka, oya. Wowe niwakizera Yesu Kristo ukamwizera nk'umwana w'Imana, warangiza ugakora ibyo ashaka, haleluya, ureka nkubwire waboneye ubugingo muri we. Ubwo bugingo nibwo buzima, ubwo bugingo buzagushyikiriza byose mu izina rya Yesu. Niwacungura ubugingo, n'ibyo ukeneye mu buzima bwa buri munsi uzabicungura, kuko niwabasha kwizera Yesu Kristo ukagendera muri we no mu nshingano z'ibyo ashaka gukora, ndakubwiza ukuri yuko n'ibindi byose wifuza muri we uzabihabwa, kuko nta kirenze, nta n'icyo uruta kwizera. Kimwe mu bintu bikomeye biriho bigoye abantu, kwizera ni ikintu gikomeye kitari icya buri wese, ahubwo ni icy'umuntu ko kuhawe imbabazi n'Imana. Ariko ukwiye izi mbabazi zarabonetse kandi zibonekerwa muri Kristo Yesu, ziturutse mu rukundo Imana yadukunze, kuko birivuze ngo yadukunze urukundo rwinshi, haleluya, yadukunze urukundo rwinshi, peya sinima, yadukunze urukundo rwinshi. Urwo rukundo rero nirwo tuboneramo Yesu Kristo, tukaruboneramo ubugingo buhoraho. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Rero bakundwa bene data, nshuti z'umusaraba wa Kristo, nimureke dukunde umwami wacu Yesu ndetse tumwizere, kugira ngo tubone twaronka twanakiza ubugingo bwacu. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Rero Yesu ni umwami kandi ni umukiza, aradukunda, atwitayeho. Ntabwo yanatumiwe mu isi kugira ngo azaducireho iteka ry'uko turi abanyabyaha, ahubwo yatumiwe mu isi kugira ngo adukize. Imana itugirire neza. Nta handi agakiza kabonerwa, nta n'ahandi ubuzima bubonerwa muri Kristo Yesu. Agakiza kukuri henosha winima, gakiza kukuri kabonerwa muri Kristo Yesu, umwana w'Imana isumba byose nzima. Rero mukundwa mwene data, nta handi agakiza kari. Izina ry'Imana yacu nirahabwe icyubahiro cyane, haleluya. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi kugira gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Imana itugirire neza. Umwizera nacirwaho iteka. Imana itugirire ubuntu. Umwizera nacibwaho iteka, umwizera nacirwaho, kuko utizeye amaze kuricibwaho. Imana itugirire neza. Mwene data mukundwa, nshuti y'umusaraba, rero uwizera Yesu Kristo ntabwo ajya acirwaho iteka, hoya, ahubwo utamwizeye niwe uriciriweho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Yesu abahe umugisha. Turagushimiye nanone mwami Yesu, ubuntu n'imbabazi zawe nibibe ku muntu wese udukurikiranye, ni mu izina rya Yesu, amen. Shalom, ndabakunda cyane. Bye bye.